ubu rero ejo meya yateretse intango nyantango umwengo w'umujyi wa Kigali uruzuye. Ejo bari benze amarwa, buri wese yafataga icyo ashaka ubwoko bwose. Hanyuma nababwira ngo umuvure wanyu ntugatemeshe. So ngaho rero ubwo Meya Samu na Vice Meya Martine, Vice Meya Fulgence mwese twaraye tubashimye. Ibyacu naho ubwo kitariho nyine ntacyo. Yego. Icyo tutavuze ni ikidahari. Umwengo wanyu twawushimye. Akira ntango. Barabizi. Ndabesha Meya. Barabizi. Ariko umuntu agutumiye yakwengeye akagusasira ibiragwa akakwakira ukavuta agaragaje ko wishimye cyetse wagaye kandi nta wagaye. Wagaye. Ntango yarenge. Buri wese yarafite, buri wese icyo ashoboye yakibonaga. Yego. So rero twagomba kwereka Meya wacu ko ntabwo azavaho. Kandi ejo Meya ntabwo uzavaho. Nawe visi wawe umwana kuba atakiri kugaragara ashobora kuba yaragize ubwoba bwinshi cyane. Kuko kukwaturiraho ikintu nka kiriya ukiri muri za mirongo munsi ya 30 20 ubundi uwa 60 bibereye muri pasave ati uzagita ibyo ushaka shara ageze yonye. Ariko ibaze umwana ese ibaze buri hari nk'abantu babifashe kuriya uriya mwana yanarangiza kwiga cyangwa niba ataniga aho komanza asaba akazi ati ni wa wundi wowe turakuzi wamurangije yaramurangije. Ari uriya mukobwa wavuze ubukene, ari uriya mugabo mwise kiriya, bose nawe waruzi ko ibintu bakoze bishobora kumara icyumweru mu mitwe y'abantu bugacya bukongera buri wese abyumva akabisesengura. Niwi ufite bose bakoresheje arme lourde, bakoresheje intwaro kirimbuzi. Yes, tubahaye ikaze hano kuri KOP, turabasuhuje kandi turabishimiye cyane mu kiganiro cy'uyu munsi. Nanone turagarutse na mwarimu wacu. Mwarimu wiriwe neza? Ku ishati nziza cyane wambaye. Ariko byo ntukajye bitindaho neza. Kise ntabitindaho. Imyenda ni ibintu bisanzwe. Erega iyo umuntu yambaye neza baravuga ngo wambaye neza. Ntabwo ari ngombwa no kwambara, byose no kwambara. Cyo no kwambara ubusa. Oya. Yabyo nakubwiye ngo umwambaro ntacyo uvuze rwose. Urakivuze? Oya ntacyo. None se muri défilé de mode. None se kuki ujya mu isoko ugahitamo ukavuga ngo uyu nguyu ni uhitamo, ariko byose aba ari byiza. Byose aba ari byiza. N'utambaye gutya yambaye neza. Kwambara neza no kwikwiza ntabwo ari ukwambara. Guhitamo rero ubugiye guhitamo ikiza. Niyo mpamvu nyine uhitamo ibara, ugahitamo ubwoko, ugahitamo ariko niyo mpamvu rero nkubwiye ngo wambaye neza. Niyo mpamvu nkubwiye ngo wambaye neza wagombaga kumbwira ngo urakoze. Oya urakoze ikisi. Tutabyemeranya. Ariko se mwarimu noneho kiganiro gihereye ku myenda koko. Umeze ute? Ndaho urameze neza. So ndaho bisanzwe. Reka mbanze uyu munsi ari tariki 22 z'ukwa mbere. Iwacu mu muryango tuba twishimye cyane. Dufite abahungu babiri baba bagize anniversaire. Ariko uyu munsi yo ni karundura kuko bageze 18. Urumva bavuye mu amineri. Mu rugo mu muryango. Okay. Urugo bashaka mu gipangu. Oya ni mu muryango. Umuryango umwe n'umuhungu wanjye undi ni mubyara we havukiye rimwe. Yego. Ubu uyu munsi buje 18. None bari kwishuri. Bemereye kwifatira icyemezo. Sibyo? Nubwo bari ku ishuri bose, bari muri interina. Ariko nge nabyishimiye cyane kuko nazindutse njya gusuza nyina wa mubyara w'umuhungu wanjye, kuko twembi nibwo twari tubyaye abahungu. Urumva itariki nk'iyi 2008 nibwo twari tubyaye abahungu. Mwese mwabyariye umunsi umwe. Itariki imwe. So urumva rero nibyo kwishimirwa nubwo turi kumwe nabo, ariko ni ikintu cyo kwishimirwa cyane. Icyo ni kimwe rero. Ahandi busanzwe, ubuzima busanzwe, akazi. Ejo twagiye ku mujyi wa Kigali. Ariko bigarukaho ejo nakubonye uri ku kadefile keza cyane. Ntabwo ikari ari n'ukwishima. Ufite umujyi wa Kigali ejo watwengeye, waduteretse intango, ni nako Meya yatubwiye. adushima yabwo yashimiraga
fatanyabikorwa bo mu itangazamakuru na social media ba influencers bagize ibyo bakorana n'umujyi wa Kigali. Yego. Ngira ngo kamanze mbashimire umujyi wa Kigali rwose. Ku giti cyanjye nuko ugizwe n'abantu, nyobozi y'umujyi wa Kigali ni abantu bari kuru buri mwe tuziranye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba kuri KOP, haba ku ishuri, haba mu buzima busanzwe, n'abantu banjye. Icyo ni kimwe. Ikindi mu byo bavuze twakoranye umwaka ushize 2025, ngira ngo uribuka ko hari ubwo batujyanye muri tour tujya kureba inzu bubatse Mpazi, batubwira na gahunda ya ziriya za Nyabisindu, tujya no kureba iz'Igahanga. Icyo gihe tutaha ntabwo abantu bamwe bishimye kubera ko baduhaye fanta n'umuziki n'ibiryo, kandi abanyamakuru urabizi, bamwe batashye bakajya bambwira musaza tuvugire, badupfunyikiye amazi, ndavuga ni mugende gake, ariko tubivuga bakumva. Ubu rero ejo meya yateretse intango nyantango, umwengo w'umujyi wa Kigali uruzuye. Ejo bari benze amarwa, buri wese yafataga icyo ashaka, ubwoko bwose. Hanyuma nababwira ngo umuvure wanyu ntugatemeshe. Ku giti cyanjye nka KOP, umwaka ushize twakoranye hanze y'iyo tour, twakoranye mu bijyanye no gutangaza no kubwira abanyakigali uko bitwara mu gihe cy'imvura, tubabuza kugama mu biraro, tubabuza kugama munsi y'ibiti, kuko iyi nkuba ikubise ibyugu bikunda kuba mu giti icyugu, kandi iyi nkuba ikubise ibihiga icyugu. Iyo uri munsi y'icyo giti igukubitana nacyo. Yego. Ubwo butumwa twarabutambukije burarangira. Hanyuma tugeze no muri UCI barantuma, kandi koko tubikorana neza, niyo mpamvu nanjye nari mu bo bahamagaye ngo bashimire ubufatanyabikorwa twagiranye. UCI yagenze neza, ni igikorwa umujyi wa Kigali wishimira, kandi nanjye nari mu bafatanyabikorwa icyo gihe cya UCI, guhamagara abanyakigali kwitabira, bambaye neza, ko hari kamera z'ibitangazamakuru byinshi byo ku isi, no gukora isuku. Ndibuka hari ikintu natinzeho cyane cy'ibicupa byari mu Rwampara, nkabivuga kuri mikoro, nkabivuga kuri kamera, nkabivuga no kuri WhatsApp, mbwira abayobozi ibi ngibi biramara iki, kuko abantu bari bafite tendance muri UCI yo gusukura aho amagare azaca, kandi abaherekeje amagare bo baca henshi. Nk'iyo Rwampara navugaga, amagare umunsi bagenda bazamuka Norvege, abantu bavaga Kimihurura aho bahagurukiye, bagaca Kadirake, bagaca mu Rugunga, bagaca iyo Rwampara, bagiye kureba uko ba Pagocari, niba ari Pagocari na Baramuko bamanuka kurya nyuma. Aho rero izo nzira zose zaranyurwaga, ariko bahise babikora. Ibyo ni bimwe mu byo twakoranye n'umujyi wa Kigali umwaka ushize, nabyo byagarutsweho, batubwira nyine buri wese yari afite icyo yakoze, yari afite icyo bamutumirije bamwibukiraho. Kamanze ritaho no muntu numve. Nta kibazo. Ara? Yes. Mwiriwe neza, ihutishe ndi mu kazi. Nabibonye ariko urabizi ko najya nkorana n'ibintu bitunguranye, ntago nari mbizi wantunguye, none ukoresheje nimero ntazi noneho. Tugende tukomeze, kandi ntuzabikate. Ntago nzabikata. Yego. Dukomeze. So ubwo urumva ni babandi nyine mba nkubwira, umuntu aribwiza ukumva araguhamagaye, azi kugira WhatsApp, azi kugira SMS, kandi duhora mu kazi, ntawe utabizi, cyetse utanze iyi nimero ntazi niyo nitaba kuba ko mba nzi ko wenda ibintu bisubiramo kenshi. Yego pe, binantera n'umunabi, abantu bagakeka ko ari ukwimana umwanya ndawugira, ariko nibura 2:00 nyuma ya 2:00 cyo kora uyu we umunsi twakoze dutsinze, nyuma ya 2:00 umwanya mba ngufite, ariko ahandi mu gitondo wapi, saa 10 wapi,
ubundi byiza ni saa 2 ahandi no kwandika tiye tumenye vraiment ariko harabamaze kubyumva cyetse abo tuba tutamenyeranye good ubwo rero umujyi wa Kigali uradutumiye tugirana ikiganiro turangije turasangira turabyina niko wabonye kariya karasisi mu mujyi wa Kigali ibintu bya mbere babanje gushima cyane cyane bashimye Premium Construction Group aho ni sawa cyane kabisa ntago bayivuze mu izina ariko bashimye amakampani y'ubwubatsi agira isuku aho akorera kandi uziko twagiye kandi nayo uziko twagiye Gahanga bonye ko abantu bakora ari isuku na muyumbu ntago ari muri Kigali impamvu nari mihoreye ntago ari mu mujyi wa Kigali ko naho hari isuku naho tugomba kubivuga oya ntago ibyo bari badutumire ntago hari harimo ubwo rajyabu nawe azabikora no bavuga ukuntu amakampani ahantu hakorerwa ubwubatsi hagomba kuba isuku bitari ibibuye binyanyagiye atari imicanga inyanyagiye ibisumari wabonye kuri ya chantier twayuriye tukagera hejuru nta kibazo tugize tukakora rero n'ikiganiro so ubwo rero intangarugero Premium Construction Group umujyi wa Kigali urarukonesa uko mukora kinyamwuga yego urongera ushima Vista Kigali kwa Musonera nabwo ntago bahavuze mu izina ariko bavuze ko mu gusoza umwaka abantu batanga serivisi z'imyidagaduro babyitwayemo neza yego ariko ubwo bashimaga twebwe kuko nitwe tuba twabibabwiye umujyi wa Kigali udafite itangazamakuru udafite social media udafite bari aba influencers ibyo ukora ntago byamenyekana so twarabigaragaje pe turabigaragaza ibigenda neza turabivuga none bashima uko twitwaye mu minsi mikuru urumva muri Vista Kigali barabyinaga hatekanye nta utera undi buye cyangwa icupa nta usakuriza uri mu cyumba muri bya byumba bifite akabaraza ureba umupira akaba afite uburenganzira bwe ukina byera akaba afite ubwe nuganira uri mu nama ego ibyo rero umujyi wa Kigali ntago nari mbizi ko nabyo biri mu byo barashima kuko mu ngingo 3 bavuze ibikorwa remezo bavuga umutekano bavuga n'isuku no korohereza abagana umujyi wa Kigali yego bavuga no kuri za transport ibindi bavuzeho ngira ngo abantu batanze umwanya abanyamakuru babaza ibibazo nubwo hari ababazaga ibibazo begereje umutima bisa naho biri personnel nye ntago nabashije kubaza ababajije ikibazo cy'abana bo mu muhanda yego batanze umwanzuro mwiza nubwo udashoboka bavuga ko bagiye kwigisha bagahera mu muryango kugira ngo imiryango kuko abana bavaza mu muhanda bavuye mu miryango yego ariko bakavuga ko nyine teorikoma bisaba kwigisha umuryango noneho wamara kumenya umuryango waba responsable ugafasha umuryango kugira ngo ugumane umwana ariko ntago bazabishobora kuko ibingibi mije profe yabigize umuhigo 2016 hari umuministre oya Minaroke cyangwa mije profe muri 2016 bigeze gutanga amezi 3 ayinya ubu barikubye ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko nuko nta mbaraga zirimo imusambure kemeje profit agira bije cyangwa n'umujyi wa Kigali mu bijyanye na social nta batashyiramo amafaranga ntabwo wambwira ukuntu imodoka ica hano ivundereza imbere ya ntuza imbere ya romantique ijya gushaka amazu ngo yubatswe mu kajagari igaca ku bana 5-6 basibye ishuri batiga igakomeza kigenga wese n'uworo uyibona hano mu giti cy'avoka cyane sibira nibiki so ibyo byo bizagora bisaba bufatanye ariko n'ama ONG yashyiramo imbaraga hanyuma nge nubwo ntabajije rero nageze aho mu biganiro hanze na meya na vice meya twongera kuganira ku bijyanye na bino bishanga biri gutunganywa tujya inama tuvuga tuti nibitungana nk'uko Nyandungu ibikora igakora abonoma umuntu ku giti cye famille y'ukwezi y'umwaka birashoboka ko umuntu yafata abonoma y'umwaka ufasha abonoma y'umwaka ya famille yose niyo bya 100 ngahe ariko uvuga ngo igihe cyose nkeneye akayaga ndadomoka nge mu gishanga niba njya mu rw'intare niba njya kwa Gitwaza niba njya kuri Nirake niba njya ku Rwaruje niba njya Nyandu hose ukisanzura ukishyura kuko nabyo hari icyo bidufasha mu mwuka mwiza Kigali ihumeka cyo ni kimwe hanyuma mu bijyanye n'imyubakire ikibazo nagomba kubaza ku bijyanye
na zino nzu bubaka bavana abantu mu manegeka bakabubakira inzu nziza, Mpazi na Nyabisindu bazakora na Nyagatovu. Nyabisindu yigeze kure, Nyagatovu bakavugamo na za Gatenga. Ntabwo ni yewe ubundi kuki bitashoboka ko bakubaka inzu ya nivo 10 na zingahe, noneho babandi banyiri ubutaka bakaba kuva kuri 1 kugera kuri 3 izindi bakazigurisha. Hanyuma vice mayor ushinzwe ubukungu nako ushinzwe imiturire ibikorwa remezo ambwira ko uburyo bazubaka zitarenza nive 5, ko biba bisaba kugira ngo bijyane n'ikiguzi, kugira ngo barenze nive 5 bisaba ko hasi bikomeye, kandi ibyo nabyo bitwara amafaranga n'undi zagera hejuru ihenze. Nuko bambwiye ofete, nuko bambwiye muri rusange. Ariko hahandi bagaruka no kuri transport, biriya bya ntuza only bus lane, ibyo kubaha hari umurombero lane, umurombero wagenewe amabisi gusa. Ni ikintu kiza cyane kandi abanyakigali bagomba babishimiye, biciye mu itangazamakuru byasubiyeho, biciye mu itangazamakuru. Si ibyo ibindi byari ibintu abantu babaza ku giti cyabo, expropriation, bavuga abantu baha ibyangombwa byo kubaka kigomba kumara imyaka 2 akamara 5 atararangiza, bavuga ko ari nabo bajya bambura ibibanza kubera ko yatinze kucyubaka, bakakikwambura uko cyane rwose, ntabwo bubahije amasezerano. Ibyo ni bisanzwe, ahubwo nyine kubivuga nuko bagira ngo nundi wese uzajya abona cyangwa kibumanye expire yasaba prolongation yagira gute, ariko hari risk yuko yakibura burundu. So ibyo ni bimwe mu byo twagarutseho, ariko icyari kigamijwe n'ukwishimira ufatanya bikorwa bwabo bantu bari batumiwe n'umujyi wa Kigali. Kuko umujyi wa Kigali waradukoresheje cyane cyane nka tuwa ya Mpazi na Gahanga. Warakoze twarakubititse ariko kutwereka ko babishima, bakaduterekika intango. Banazwe ko muri uno mwaka ubwo kuri gahunda ya 2026 ntabwo bazongera badutereke mo hagati. Nanone nidusoza bongere, ariko none nyamuneka nakubwiye please, mwebwe mufite imico ntakunda. Iyo umuntu akubwiye ati tugende mperekeza uraza, ayo gutangira kujya mu mibare ngo views ntizavamo, message nayo. Je ntago ndi wa muntu, nimbikora rimwe. Je ntago ndi wa muntu, nimbikora rimwe nkakubura. Uzi ikintu uzagukorera? Izina ryanjye nzayitanga mu mujyi wa Kigali, na nyiri byondo wawe landlord yawe wabimenye n'akagari, ku buryo kuwuturamo bizakugora. Uzahita ujya muri commune Dorutware. Ko ngewe kuba bantumiye nemere kujyana uwo dukorana, kuko ibyo baba bambwira ntabwo ari nge mbishyira mu bikorwa ngenyine. Ntabwo wagusubiza inyuma, ariko bikoze nka kangahe ngo njyaho natumiye. Iyo batumiye ngewe nawe ubutumiwe, turi kubivugira aha ngaha ntibabizi. Banantumira nkahita bavuga ngo nzazana na 2 dukorana, babyanga singeyo. Ariko ntibabishobora, ko babazi ko ngewe ibyo aho bantumiye ndabibyaza umusaruro, ntabwo manje nkingwiza murongo. Barabizi, ndabesha meya, barabizi ko mba ngiye gukora ibifite akamaro bizateza umujyi imbere. Ahubwo tugiye kongera gutangira kujya mu ngamba nabo. Icyo ni ngombwa. Barakoze gushima, ni byiza ko hari ibigo mukorana, hari ibigo mukorana, wakora neza wakora nabi ntumenye ngo bimeze bite, ariko bo kabisa bafite n'ikipe ya communication y'imbaraga ikora neza. Gukora neza so kuvuga ngo no gutanga amatangazo menshi cyangwa gutanga amakuru, ariko no kumenya ngo abo dukorana tubanye dute. Yego. Ubwo ibigo nabyo no kubikebura, ibigo bikorana n'abantu, ariko ntihabe message yo gushima. Ntabwo ari byo. Umujyi wa Kigali rero wabarenze kabisa, ni Nyarurembo. N'uturere tuwugize twose nuko nabonye tuyoborwa n'abagabo gusa. Nta mugore. Kare. Ni abagabo gusa, nabonye ari abagabo gusa. Kicukiro n'umugabo, Gasabo n'umugabo, na Nyarugenge n'umugabo. Ariko mbere uribuka ko abambere iyi system itangira abo bita badeya, Gasabo na Kicukiro bari bafite abagore. Biranga n'abagore yasi baroroshye. Oya, ntago mbivuze. Abahuye n'ibikomeye ahubwo
bahuye n'ibikomeye naze n'umubyibuka umwe bamubaza ati kiriya kizu bite bikanga neza abura uwo bihengekeraho ntawe yari afite. icyo nkundira abagore buriya rero nuko benshi naririya banga bagize aba yanze kuvuga abagabo babimushoyemo akababikira ibanga akagira akabanga akavuga ati nyine reka nemera byitirirwe binje ku bitugu rwose. ariko byarakoze ari inzu ushobora gusanga ari y'umugabo ari uwatanze amabwiriza usanga ari umugabo ari n'ushinzwe imyubakire mu karere ushobora gusanga ari umugabo ariko meya akaba ari ibibazwa byose abura icyo avuga ati nta ubwo rero nuko byagenze ubu bose uko ari batatu n'abagabo narababonye nubwo wa Nyarugenge ntigeze mwegera kuko ntago yigeze nta bibazo yabajijwe ngo asubize havuze uwa Gasabo n'uwa Kicukiro. Ibibazo yabe hari byinshi 2026 bavuga imihanda bazakora bavuga ibintu byinshi bazakora ariko nibyo batageraho rimwe na rimwe ni ikibazo cya bije n'ikibazo cy'imyumvire y'abatuye umujyi wa Kigali. Hari ibyo bababwira hari ibyo bagiye bavuga abantu bamena imyanda muri za ruhurura ikazagera ikajya kwanduza amazi epfo ibyo nabyo bwo n'ukujyananamo n'ukujyananamo wajya ubona umwanda ukamenya niba ubwira gitifu akagari karaho niba ubwira mudugudu ariko akumva ko ari ikibazo ubibonye icyumweru cya mbere mu cya kabiri ntubibone bigacika kuko iyo umwanda harusanga baragiye bamena imyanda muri ruhurura bicupa imyanda sisa ibyo byose bigomba gucika ikindi kijyanye ni kubishanga nabivuze umwuka duhumeka hari ikibazo basubije hari ikibazo babajije ko ubutaka bwinshi bwasubiye mu buhinzi ubundi bukajya mu miturire bavugamo abantu baka ibyangombwa byo kuba bagiye mu bworozi bakubaka bagiye kubakira inkoko agahita ashyiramo 4-in-1 abo barabavuze noneho vice mayor ushinzwe imiturire Fulgence asobanura ko nubwo tureba ubutaka bw'imiturire bugira agaciro mu gihe kimwe kubugurisha bikarangira ariko ubw'ubuhinzi bufite agaciro mu myaka n'ijana kuko nta umujyi ushonje ntubaho nawo nishwe umujyi ushonje ntubaho so nukuvuga ngo hagomba kuboneka naho guhinga nubwo mbona henshi yamaze kurangira kumva numva mu mujyi nta guhinga kuba kwemeye ariko urese na rutunga ari mu mujyi na Gikomero na Gicaca na Ruhanga na Mandazi ubundi na Gasogi ntiyagombye kubakwa na Masaka buriya ko ahantu hera hagombye kuba privilegié ariko za Kagahanga za Karembure za Mageragere za Norvège hari aho it's okay za Jari it's okay Jari se hari ikintu cyera kuko hari wombe Jari hari ikintu cyera ko Shorogi hari ikintu cyera usibye cyo kora haba ibijumba biryoha n'amashaza ariko urebye ibintu byera ahangaha iki gice cya Nduba Kinyinya Bumbogo Ndera Gasogi aho hose hariya hatunga umujyi so rero kugira umujyi ushonje ufite amazu meza tujya gushaka ibiryo hanze guhunahuna ayinya ibyo byazaba ikibazo gikomeye so niko basobanuye impamvu ahantu henshi hamwe hagenda hasubizwa mu buhinzi icya kabiri ndakibutse avuga ahateye ibiti amashyamba avuga ko hari igihe abafite amashyamba bo bazajya bishyuza umujyi uwo mwuka bawuha babyumva ntabona ubwitange umuntu ufite hegitari y'ishyamba haraho numvise harimo ishyamba hegitari imwe bakayigurisha $25,000 ariko atari ukugira ngo aririmbure ni ukuvuga ngo hegitari ya $25,000 iri mu mujyi wa Kigali uyikasemo ibibanza 10 kimwe $1,40,000 ubwita uvanamo wavanamo $1,400,000 ariko bakihangana akagumishamo bya biti kugira ngo Kigali ihumeke umwuka muzima uwo muntu rero batekereza ko hari igihe azagera naho ubwo wakajya yishyuza kuko turahumeka umwuka we imvura tubona irava muri bya biti kandi yarigomwe ntiyahubaka yanze ya mafaranga menshi uri nk'ahantu ugenda uca rwose ukumva uri hari akayaga keza cyane ariko mu biryogo bura ku marangi bahumeka iki buriya ikarayi iyo ndi gutaha
avuga ati use noneho ndasinzira aha ariko iyo ndi nicari ku kamoto nihagarare muri feruje zahanga Rwandex banavuze ko abantu babigira umuco hagati inziri kuri kaburimbo hagati y'igipangu na kaburimbo habamo akanyatsi ibiti cyangwa se amapave y'inzira y'abanyamaguru nibura atari ukubaka ngo usatire umuhanda cyangwa se usange nta kiriho. Yego. Ibyo rero ni ibiti ko bigenda biba byinshi niko umuyaga uzagenda akayaga ka Kigali kazajya kagira abantu bahumeka umwuka muzima wakumva muri quartier yashyushye ugahita ukushumuka ukinaga muri cya gishanga batunganije. Babizi Rwampara iratunganyije, Rw'Intare iratunganije, kwa Gitwaza, ku Inirake, Parike Industrielle, kwa Rasta, Iyerika, Nyabugogo, Gakinjiro na Croix Rouge. Ukagera hafi yo kwa Kenisi. Abanyakigali nibirangara nibatabona tori njyayo Nyandungu nkahura n'abadogiteri bo mu Budage aribo baje kumva twebwe rikodo kandi ari akacu batugeneye. Ugasanga umuntu uvuye gusenga kwa Masasu ntashobora kuba yabanza ngo yota kukayaga ubushyuhe bwo mu rusengero ntabanje ngo yinjiye muri uriya mugano yumve akayaga kawo. Ugasanga umunyeshuri wo muri IAS Université Adventiste d'Afrique Centrale ariyo bita AUCA mu cyongereza. Ugasanga umuntu waho arajya gukora tepe mu nzi ishyushye kari munsi ya kaminuza abantu nakabayengerayo nkasanga abategura za memoire abagira gute ntago tubizi. Nabyo bisaba indi sensibilisation, indi mobilisation. Ifuka abantu babimenya bakanabyitegura kuko ishanga byo byatunganywe ari byinshi kandi nabyo ni ukwigomwa kuko byari bituyemo abantu. Ariko uburwayi n'ubuzima twari kugira ibishanga byose bituwe ntabwo ariko ubuzima uruhehemure rw'ubuzima bw'umuntu umunyakigali hajya bavuze ngo Kigali sukuye, Kigali cyeye, Kigali yacu. Ruvuga ngo umunyakigali uri hari indwara zimwe tutazigera turwara kubera bino bishanga byatunganijwe. Ari umwuka, urusaku rw'inganda baradukijije bavyumva, ubushyuhe kubera ibikoni byari birimo mu bishanga ibiki babyumva. Ubundi umuntu ukagenda ugatembera ukumva urakeye. So ngaho rero ubwo Meya Samu na Vice Meya Martine, Vice Meya Fulgence mwese twaraye tubashimye. Ibyacu naho ubwo ikitariho nyine ntacyo. Yego. Icyo tutavuze ni ikidahari. Umwengo wanyu twawushimye. Kirantango. Oya hari bande ya bande iririmba ba Dofe. Niba ariyo mpara simbizi sinzi cyane niba rirangira niba ariko ba Dofe nibo bacurangaga. Ariko akajitsi mwagacinyaga we. None oya please reka nkubwire mu muco wa Kinyarwanda. Iyo umuntu agutumiye ukishimira ubutumire ugomba kwerekana ko wishimye. Umva mwabyerekanye pe. Ni gute wajya kunywera mu rugo rw'umuntu ukavuta habyiniye? Uzi kiwebwe kera mu cyaro. Wagomba kuva hari n'undi musanzu hatanze ntawo mvuze. Doni nicyo kintu cya mbere kwerekana ibyishimo mu ntangiriro z'umwaka, kwishimira wagutumiye nkuko nawe yishimiye ko yagutumiye. Nabo baragacinye ayinya bazi kubyina we reka twamwaga mu matsinda abantu bakaganira, tsinda rimwe rikavuga ibi abandi bari kuri ibi abandi bari kuri ibi. Meya we agenda yumva impumeko y'amatsinda yose. Niko byagomba kumera. Ntabwo kwishima nabyo ni part y'ubuzima, sibyo? Part y'ubuzima. Ariko umuntu agutumiye yakwengeye akagusasira ibirago akakwakira ukavuta agaragaje ko wishimye cyetse wagaye kandi nta wagaye. Ntango yari buri wese yarafite buri wese icyo ashoboye yakibonaga. Yego. So rero twagomba kwereka Meya wacu ko ntabwo azavaho. Kandi ejo Meya ntabwo uzavaho. N'aba visi bawe ntaho muzajya. Kandi ejo twakoze ikiganiro ndi kukubwira ngo imvura yatwaye abantu kavuga ati ariko se ko nyine nabibabwiye baradohotse. Buriya butumwa natambutsaga bugomba guhoraho. Niyo mpamvu tugomba kongera tugasubira mu ngamba. None se cyagiye mutanga ibira byabagaho.
turaza kongera dutangire dusubire mu ngamba abantu bugama mu kiraro nubwo nyine abamotari bo ntibabyihanganira aho iguye bahita baparikaho niba ari mu kiraro akagira ariko ntabwo ari byiza kugama mu biti kwegera ibikoresho by'ikoranabuhanga ukabigomba kubyitaza kwegera ibikoresho bikoze mu ntuza ubu ngubu ubona ko nyine kubera imvura izamo imiyaga myinshi n'inkuba biba bikururana n'ibikoresho bimwe mu byo dufite telefone urugi rwa metalike televiziyo ibyo byose abantu tuba tugomba kwicara dutanga ubutumwa ahubwo ejo hari umuntu wasabye avuga kuri mayibobo aravuga ngo mayibobo zijya mu kiraro ngo zijya muri ruhurura ngo amazi akazitwara ngo ruhurura bazazitwikurure ariko bamusubije neza bamubwiye ati hari ruhurura bitewe n'aho ituruka hari ruhurura ishobora kubaho itwikiriye ruhurura ishobora kubaho idatwikiriye hakabona ruhurura ishobora kutabaho n'urugero ibyo byose rero ntabwo ziba zisa banze gutanga igisubizo kiri generalize ariko babuza abantu kumenamo imyanda turi kugenda tugana no ku musozo rwose wabukoze cyane dore umunsi uciye ikibu yego ariko reka dusoreze kuri aka kantu umugabo witwa Kabagambe nyuma y'uko afashe wa mwana w'umukobwa ukiri mutoya akamugereranya na babandi yaragarutse arandika avuga ngo uyu ni umwana wacu umwana w'i Rwanda abantu baravuga ati ntureba ko byibuze wigaruye ariko nibyo si umubyeyi se nese bibaye kuwe yakwishimira bati ni umwana angana n'abanjye aranasa n'abanjye yego nibyo nibyo bita kwigarura kandi nibyo ni ngombwa icyo kintu yagomba kubanza akagitekereza buriya by the way nuriya mwana yabonye ko wenda kuba yarakabirije ibintu nawe abonye aho bigeze ari uriya mwana kuvuga ngo turakennye agendeye kuba ngo afite turasa muri telefone ari n'uwamwise kuriya bose ndakumenyesha ko nta wari uzi ko rira jambo nta wari uzi ko bya trending icyumweru cyose yego numvise ngo hari na space ejo ngo space ngo yamaze amasaha 10 ivuga kuri biriya bintu nta muntu muri bari ya bombi nta wari uzi ko ijambo rye rishobora kuba ryaba topic ku rwego rw'isi ndavuga isi y'abarwandofone ariko aho bari hose byabaye ikindi kintu utazi irengero ry'amagaju utazi irengero ry'amagambo agira ngo umuyaga nigaju impamvu abantu tuba tugomba kugenda twitonda icyo uvuga ukamenya uko ugitwara urakivugira nde urakivugira hehe urakivuga ryari yego abantu kandi bamenyere bagira umuco wa tolerance kwemera kwakira ibitekerezo bidasa n'ibyawe icya kabiri za kinubi bazigabanye mushaka utunyafu kinubi iravuna igufwa kandi iravuna igufwa ry'umunyarwanda wari kuzakenerwa ejo umuntu yumwise kuriya ubumuvanye muri societe cyane rwose sibyo se cyane urarumuciriye byarangiye warukase ntagaruriro naho ngaho se yishwe washobora kumubwira ariko rezo nyine ko yabyoroheje kubwira umuntu uti nawe urakabije ubundi iyo niyo message ya mbere nawe urakabije yego ntibakennye bose nta n'abakira bose babyumva yego ariko guhita uvuga ngo rezo maka yabisaba imbazi buriya nicyo cyitwa kuba umuntu mu bintu bigora umuntu w'umunyarwanda kwemera ikosa no gusaba imbabazi biratuvuna cyane yego umuntu nabonye ukunda guca bugufi yakosheje muri mu bantu ba hano hafi ni Kenisi niba uhita byose abyoroshya ariko abandi bafata imitsina bagatsimbarara aho kugira ngo avuga ati ibi natandukire cyangwa nanyereye ahubwo agashaka ingabo zimufasha gutsimbara kuri bya bifuti bye ntabwo ari byo kwibeshya bibaho gukoresha amagambo aremereye bibaho ariko ukamenya no kubigarura kuko uriya mugabo urabyibuka hari indi saga yigeze kuba muri hoteli abyumva yego atwitinga ngo yagiye ku gitanda ngo cyacitse ajya kugabanyisha ibyo nabyo tubivugaho ngiye yageze aho aranampamagara ambwira uko byagenze byanavuyemo n'umwanzuro muzima
ashinga urubuga rwitwa rw'imitangire myiza ya serivisi abantu bahanahanaho amakuru ya serivisi babonye. Uko niko kuba umuntu ufite, ntabwo ari ukuguma ngo nzahora nduyu guteze. So rero umwana umwana kuba atakiri kugaragara ashobora kuba yaragize ubwoba bwinshi cyane, kuko kwaturiraho ikintu nka kiriya ukiri muri za mirongo, munsi ya 30 20, ubundi uwa 60 bibereye muri pasa bati uzagita ibyo ushaka ageze yonye. Ariko ibaze umwana, ese ibaze buri hari nk'abantu babifashe kuriya, uriya mwana yanarangiza kwiga cyangwa niba ataniga aho komanza asaba akazi ati ni wa wundi wowe turakoze wamurangije, yaramurangije. Ariko biracyafite igaruriro, itsoke nta birenze. Apfa kuba yavuze ko apfa kuba nawe yemera ko yamukabirije, yamushyizeho yamuteruje ibiremereye cyane bimuvuna umugongo. Ariko urumva ashobora kuba yanabyemeye kubera ko abandi bose batabibonye gutyo, usibye abakanda nzugi bameze nkawe bibaho hafi. Ariko abandi bagomba kumva ngo ego kumana umwana ungana kuriya. Ariko uzi ko ashobora kuba na kira kintu bamwise atakizi. Ababuze abana ba 20 barabizi, kuko bazi uko bikorwa, uko bikora. Abashinzwe kubyita abandi, abashinzwe kubyitwa, abashinzwe kubirebera barabizi. None uyu ukimwita ibaze kukwita ikintu utaramenya. Ikibazo nye. Okay, kudo chapeau n'ubushize nayimuhaye kuba yatangiye yabyoroheje. Ariko agaragaza ko ari mu ngamba nyine gukomeza kurwana bya bindi, ariko apana kubyitirira abantu. Niba bizi afite urutonde nahangane nabyo, ariko apana kubona umuntu wese ugahita umugira cyo. Hari nibaza ko ari na condition kugira ngo umuntu agere kuri urwo rwego. Hano umwana aravuze ati turakennye uti turi hari nahise abari muri biriya nabavuze ko bakennye. Umuntu azavuga ibiri hari burize yabakiza bose. Urumva ni ibintu kuba abantu bakomeje kubiganiraho ni intambwe nayo ikomeye. Ntibaterera iyo ntabikunze cyane. Ariko ari bari abantu bombi, ari uriya mukobwa wavuze ubukene, ari uriya mugabo mwise kiriya, bose nawe waruzi ko ibintu bakoze bishobora kumara icyumweru mu mitwe y'abantu, bugacya bukongera buri wese abyumva akabisesengura. Ufite bose bakoresheje arme lourde, bakoresheje intwaro kirimbuzi. Ari umukobwa wavuze ngo kubera ufite turasa urubyiruko turakennye, nawe ni intwaro kirimbuzi. Yewe ati ngewe uyu munsi nakennye. Uriya nawe agahita avuga ati niba wakennye uyu munsi ejo uzakira. Ibyo bitwaye iki? Ariko tuvuga ngo kuba uvuze ko wakennye uyu munsi uri cya kindi. Ariko impande n'impande bivugwa koko urubyiruko rushobora kuba rukennye nubwo atari rwose. Abahungu banavuze ngo bavuga bati kubw'amahirwe byatangiye kuvugwa n'abakobwa. Abakobwa bagahamagara ku marade bakavuga condition, akavuga ati igishoro cya 300 muri Kigali ntushobora kubona aho ugishora. Kandi akabara nzakenera inzu, mfite umwana banteye inda afite 18, agakubita imibare ati none ninjya gutangira business baranca patente baranca asanga ni too much. Ku buryo biza bigashamikiraho abantu bameze nk'abariya bafunganywe na dogiteri, bariya murangira yavugaga babakobwa. Ntakira n'ikimenyetso cy'ubukene. Neze ira business se iremewe. None kuba abantu bajya muri business zitemewe nuko izemewe zigoye kuzijyamo. Kujya mu bukomisiyoneri bwo gucuruza abagenzi bawe kandi bigize icyaha, kuki bemera kubikora? Bampaye ubutumwa mu gitondo bambwira ahantu hari akabari karimo abakobwa nka 15. Abahembwa ni 3, na mucoma na manager. Bo bahembwa gusa. Ubwo ni 5 bahembwa, mu bakobwa 12 hahembwa abakobwa 3. Abandi ni ukwiyaranja. Niba ari guseriva gaseriva ariko ashaka n'imibereho. Nkaho ibyo bidahagije, ntago yemerewe kwakirira umukiriya hanze yaho. Ngo iyo abonye umukiriya umusaba kujya hanze yaho hahandi hasiga 5
niba bitari ibyo nabo n'umukiriya amujyanaho bumvikane ngo niyo ngiyo zabwira mvura ngo mu rugabano rwa Gasabo na Rulindo sinzi ntago ndahagera ko sindarenga hahoze komine Rutongo ariko nibishoboka tuzajyayo babyumve ko twabimenye babyumva none se aho ngaho ko ari muri uwo murenge ubwo wasanga ari nka Ngoma cyangwa se Masoro bambwiye ko ari igice cya Rulindo cyegera Jabana ubwo tuvuza abo tukajya bari Noruveje tukajya bari Masaka tukajya bari za Gasogi tukajya hehe abo bantu bose iyo mirimo bayijyamo kubera ko bakize ishwi biragoye ubwo gushora birabavuna kubera imbogamizi nyinshi noneho kubera n'ibishoro bikeya bajya rero aho batashoye uko bira ntayo ari igishoro ariko ndimo ndavuga iyo kure kandi hano hafi ayinya bidukikije imwe hano hafi muri uno murenge dukoreramo ibyo byose birahari izo ni fenomene ziza kubera abantu muri bwa bukene abantu bari gushakira ibisubizo bari gushaka ibisubizo bibi bibangiza ariko kugira ngo nibura baramuke babeho kabiri buke kabiri yego ibyo nta wabyirengagiza kuko bayubihakana twajya muri izo business izo ngizo zisa niza bari abakobwa bafunganywe na dogiteri kandi bariya ni bake cyane nta nubwo ari 1% y'abakora biriya mu mujyi wa Kigali so nukumenya uburyo dukemura ibibazo uburyo dusubirizanya muri tolerance na non violence ukumva ko nta utakatababaye ukanumva ko nubwo uriya mukobwa yaba we afite aho ataha karya ariko afite bagenzi be buba ubuzima bushaririye erega ikigusova nuko ufite iwanyu nuko ufite iwanyu isko ahaha ukarya akishyura umuriro n'amazi akishyura inzu babyumva akakugura imyenda akakugura amavuta yo kwisiga isabune niye nibyo ariko urebye ngo wowe winjiza ngahe bose bahinduka bakene buriya batavuga nabatahi wabo nabari iwabo mu ngo ariko witwa ngo araba muri ghetto yakiroturuba muri telefone harimo 300 nubwo ibyo wabivuga 300 yitutekereza ngo kino cyumweru ndakirangiza nubwo ibyo wabivuga nyine ahita atekereza ngo kino cyumweru ndakirangiza gute ko mu cya kabiri nyiri byo ndaraza kumuriro ushize kwa amazi ashize muri konteri nta kirimo byose akabara amayinite ntayo nta ya moto nta ya bisi ijuru rikamubana rigari akabona rimuguyeho abatara bafite nubwo twaba tuba muri tutabafite mu ngo zacu ariko turabibona hanze y'ingo zacu yego kandi nta munyarwanda wavuga ngo amakuru yamenyera mu rugo rwe gusa bikarangira noneho nk'uriya noneho ushinzwe ubuvugizi bw'ikigo gikomeye uri open kuba umuvugizi uri open amakuru menshi yagira niyo yaba atarareba ikigo cyawe so abantu rero ni uko twige kumenya uko tumanaginga amakuru tubonye niturebe umuntu uyavuze ahubwo turebe ngo avuze iki yego tukirebe tugitereho imetero ese kuko birashoboka good Premium Construction Group bura nayamamaje indashyikirwa mu bwubatsi mu bahamagare 0784404257 cyangwa se 0785559080 ibyo bakora birivugira Vista kwa Musonera uyu munsi kwa kane se ubu batangiye cyane barabatangira kuko bambwiye kuzanjyana yora shane ni kure mvura nyihindutse kandi ntabwo nkwihindutse ntabwo najye gusize nanjye simpfa kujyayo harimo hari agatera nk'abatuye Kimironko bo biraborohera kandi urabizi aya masange sinjya mva muri quartier yego urabona ko bwakepe nibyo ngibyo rero usibye na quartier ahangaha kugira ngo iyo saa 3 zigeze no mu rugo simba nyavuye ubu nukuvuga ngo ndavana njya mu rugo yego 0785408040 ibibanza byabaye byinshi buri wese azihitiramo nejo nari Bugesera narabirebye byo muri Ngerukana mareba ibyiyongera ku byo dusanganwe ku Gisozi Gasogi Gahanga
ikiyaga cya Mugesera kaje vuba, Nyabisindu cya kindi kirimo fondasiyo ya etaje, noneho na ya nzu y'Imasaka ishaka miliyoni 300 y'ibyumba 5, sale 2, ibikoni 2 n'ubwiherero 4, ikorotije munyu, ifite iricaye ku butaka bwa metero kare 1558, ifite jaride nziza, ikingishije muvura, plafond ni muvura, charpente ni ibyuma, amabati ni yayandi y'imigongo. Iyi nzu yo vraiment no miliyoni 300 cyane ukwihayira byonyine, kuko n'ikibanza isagura ubwacyo cyavamo nka 200. Yego. So ngaho nsezerana ntahere. Ibyo ngibyo rero mwarimu ndagushimiye. Namwe mwese mwarimu mudukurikiye muri kino kiganiro ndabashimiye cyane. Imana ibahereze umugisha.